Aka gaciro ka Pi Network 314,159 by'idolari bimaze kwemerwa mu buryo budasubirwaho, kuko no muri blockchain ya Pi Network bamaze kugaragazamo aka gaciro, ndetse aho bagaragaje ko na transaction fee izaba ingana na 0.01 by'idolari. Aribyo abantu bibazaga ati se niba Pi Network izaba ingana n'amadolari 314,159 barangiza bakajya baca transaction fee ya 0.01 bya Pi Network, ese iyo vari ya transaction fee ko yaba ari nini cyane? Ariko muri blockchain bamaze kubigaragaza neza, batwereka ko agaciro ka Pi Network ari stable coin ifite agaciro kadahindagurika 314,159. Nkaba nibaza ese we uri hano sinzi Pi Network ufite, ariko mu by'ukuri izo ufite zose zikomereho, kuko ufite umutungo udasanzwe ushobora guhindura ubuzima bwawe muri iki gihe gito kiri imbere. Guys, mwibuke ko bavuze ko mainnet launch ya Pi Network izaba muri iyi kota ya mbere y'uyu mwaka. Bivuze ngo ni aya mezi 3 dufite, ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu. Bari bihaye intego y'uko iyi mainnet cyangwa se launch ya Pi Network izaba igihe bazaba abantu bamigratinze Pi zabo kuri wallet bazaba bamaze kuzura miliyoni 10. Ariko ubu tuvugana bamaze kugera kuri miliyoni 9 tukiri mu kwa mbere. Bivuze ngo miliyoni isigaye nta kabuza mu kwezi kwa gatatu igomba kuzaba yaruzuye ndetse yaranarenze. Urumva nta kibura kugira ngo mainnet ibe. Abandi basigaye bakazagenda binjiramo nyuma, nabo nyine bagenda bemererwa kubera ko bagenda nabo buzuza ibisabwa ama migration yabo. Bivuze ngo rero niba ari inshuti yawe ufite ukaba utarayibwiye uyu mushinga wa Pi Network, waramuhemukiye cyane. Gusa uyu munsi aramutse agiyemo, ndakeka Pi yazaba launched byibuze nawe afite, niyo yaba afite na Pi 5, niyo yaba afite na Pi 10. Ngira ngo aba mining se cyangwa aba mu bintu bya cryptocurrency barabizi, nta yindi coin tuzigeze igira icyo bita GCV, Global Consensus Value. Bagashyiraho coin, hagashyirwaho n'uburyo bwo kwigisha agaciro kayo kugira ngo abantu babanze bakumve mu mutwe. Nta gitangaza ko Pi Network izaza ku gaciro k'314,159 by'idolari. Igihe ndimo gupanga rwose ibikorwa ngomba gukora igihe Pi izaba yaronshinzwe, sinzi uko bitegura, ariko ukwiye kubyemera ndetse ukabibwira n'inshuti zawe n'abavandimwe kugira ngo byibuze Pi izaba launched, byibuze ufite n'iyo Pi imwe. Ese haba hari ibyo udasobanukiwe ukaba utinya kubaza? Gerageza ubaze, wiyumvira ibintu ku giti cyawe, kuko umunsi Pi izaba yabaye launched iri kuri ako gaciro, warangiza ukajya ujya kwaka support ahantu hatandukanye, bizarangira ugiye kwaka support ari ukwibye. Ngenzi abantu benshi, umuntu yarazaga akagufasha akakubwira ati ngiye kugufasha wuzuza ibisabwa muri Pi Network, akakwiba imfunguzo za wallet yawe arizo bita passphrase. Yarangiza igihe cyagera Pi zawe zaba migrated zageze muri wallet, biba bishoboka ko wagenda ugafata indi telefone ukadownloadinga Pi browser ukajya muri wallet, warangiza ugashyiramo izo passphrase. Iyo uzishyizemo uhita usa nkaho winjiye muri account ya wa muntu wa wundi watwariye passphrase. Ubwo bivuze ngo biba bishoboka ko wazifata ukazigurisha kuri black market n'ahandi hatandukanye. Guys, mwige kwikorera ibintu byo utazi, ujya kuri YouTube biba biriho byose. Nk'ubu Pione akaba afite account iri verified, ukagenda ukiga ati ni gute na verifying phone number, ni gute na verifying Facebook, ni gute na verifying email, ni gute umupiona akora KYC, ukamenya ngo ni gute nakikorera KYC bikaba successful, ni gute nakora lookup, ni gute nakuzuza mainnet checklist, ku buryo ibintu byose biba biri clear kuri YouTube. Byose biba biriho. Reka twige kwikorera ibintu kurenza uko twajya kwirirwa tubaza rubanda, kuko abo ubajije birangira agufashije, ariko ugasanga rimwe na rimwe umutungo waruhiye ukoze ufite undi muntu uri gukorera mu buryo utazi.
Iyi ni Mwizerwa TV, nagira ngo mbibutse ibi bintu turimo ko biri serious. Iyi P network iri serious, ntutungurwe no kuzabona ubuzima bwawe buhindutse muri uyu mwaka. Icyo ngusaba, kora subscribe, like, share na comment, utubwire ikindi twakubwiraho muri P network, kugira ngo dukomeze tujyane ndetse dufatikanya, twitegura kuba abakire b'ejo hazaza. Hasta la vista.